ubwo tutabivugaho ariko turakennye urubyiruko rw'u Rwanda we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana w'umujyi watangira ngo sister ngo wantije imbere, you know, but guess what, on my mom mfiteho truas ijana magana atatu ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government if create addressing more because we are broke but they don't see it. We are Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utumatwishima Jeanne Paul Abdra yinjiye mu kibazo cy'umukobwa wari koroje nyuma yo kuvuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukenye. Kabagambe nawe yanditse ubutumwa busa n'ubugaruka kuri uyu mukobwa ariko abuherekeresha uruhererekane rw'ubundi bunenga abatifuriza neza u Rwanda ndetse ashiraho amafoto yabo n'iy'uyu mukobwa agaragaza ko urubyiruko ruri gukoreshwa nk'indangururamajwi zo gusakaza ibitekerezo byuzuye umujinya by'abatifuriza neza u Rwanda. Ati bamwe bifashisha ubushomeri bagatoza urubyiruko cyane cyane ab'igitsina gore mu kugaragaza akababaro kabo nyamara bihabanye nuko babayeho. Kabagambe yavuze ko uyu mukobwa wagaragaje ko urubyiruko rukennye bivugwa ko yahawe akazi ariko kakanga. Ibigaragaza ko ibyo yavugaga byari mu murongo wo kuyobya aho kuvuganira abavuga ko nta kazi bafite. Yakomeje agira ati abo bari kumushyigikira buri gihe baba bacecetse iyo hagaragaye ibibazo by'urwango cyangwa amacakubiri ibigaragaza mu by'ukuri abo bashyigikiye. Kabagambe yavuze ko impungenge za nyazo zo kuvuganira urubyiruko zikwiriye kwibanda ku gutanga ibisubizo n'amahirwe atandukanye aho kugumura abantu hagamijwe indi migambi yihishe. Bamwe ku mbuga nkoranyambaga bamusamiye hejuru basa n'abagaragaza ko ibyo avuze yaciye nk'amabere. Nka Richard Kwizera yanditse ati abyutse nizeye ko ibi bitakaragasi byasibwe none biracyahari. Kabagambe rwose bisibe. Sinumva impamvu ukomeje gutekereza ko ukunda igihugu kurusha abandi. Ni gute ufata uyu mwana w'umukobwa ukamushyira mu bigarasha kubera ko yatanze igitekerezo cye. Uwitwa Caguwa kuri X nawe yavuze ko ibyakozwe na Kabagambe bibabaje ndetse biteye agahinda. Ati baze gufata umwana w'urubyiruko wavuze ko akennye ugahita umushyira mu gatebo kamwe n'abanzi b'igihugu. Ubu hari uwabonye ubu butumwa bwa Kabagambe yarasanzwe azi uyu mukobwa agahita yishyira mu mutwe ko ari kimwe n'aba bagabo. Caguwa yakomeje agira ati cyakora nta wamenya wasanga hari amakuru wenda Kabagambe amufiteho twe tudafite akaba ari byo byatumye amushyira mu gatebo n'abariya bagabo. Naho ubundi bitabaye ibyo byaba bibabaje. Nyamara ibi bintu birababaje biteye agahinda. Ku rundi ruhande uwitwa Chantal kuri X yashingiye ku magambo avugwa n'uyu mukobwa wavugaga ko akennye agaragaza ko leta idaha urubyiruko amafaranga ahubwo irushakira amahirwe yo kuyabona. Ateye amashusho yatumye abantu batayavugaho rumwe. Abanzi bari kuyakoresha mu icengezamatwara ryabo. Ntabwo leta iha amafaranga urubyiruko, ihanga uburyo bwo kuyabona. Undi witwa Siri nabazaga kuri X yavuze ko uyu mukobwa wakomeje gutuka urubyiruko rw'u Rwanda agaragaza ko akennye yishyuwe amadolari 400 n'abatifuriza ineza u Rwanda. Yakomeje agira ati rubyiruko mureke duhaguruke tumwereke ndetse twereke n'abandi bakwirakwiza ibinyuma ukuri. Turi abanyarwanda abaturage bakora cyane. Ni ikibazo cyinjiwemo na Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utumatwishima Jeanne Paul Abdra anakebura abazana abana ba Kabagambe muri iki kibazo. Ati mureke Kabagambe akemura ikibazo tutazanyemo abana be. Urubyiruko mfite mu nshingano rufite ikibazo cy'umurimo 18%. Ugaragaje ko akennye, ko ashonje cyangwa ko ari kwirwanaho ni ukumutega amatwi tukamwereka amahirwe dushyira hamwe nk'inzego zose. Guverinoma yakunze gushyigikira urubyiruko cyane ko ari rwo rwihariye umubare munini w'abanyarwanda binyuze mu nzego zitandukanye nko mu burezi, kwihangira imirimo, ikoranabuhanga n'ibindi. Nk'ubu muri gahunda y'igihugu ya kabiri yo kwihutisha iterambere, guverinoma yijeje ko muri iyi gahunda hazahangwa imirimo ibyara inyungu nibura 1,025 ndetse buri mwaka
ndetse buri mwaka hazajya hahangwa imirimo 250. Ikiganiro cyacu ni naho tugisoreje, tubarareke gukomeza kudukurikira. Imana ikomeze ibarinde.